inkuru nini turubugaruka muri Rayon ni ya Basane ariko nababwira ko umuwinga Rayon Sport yashakaga ashobora no gukina nka nimero 10 ya Wanenji Theodore Christian Malipangu yamaze gusinya muri Jamusi yo muri Sudani azajya hembwa ibihumbi 4 by'amadolari buri kwezi yasinye imyaka 2 ari kumwe na agent we Karenzi. Ejo twaravuganye na Karenzi Alex bari kumwe amafoto rero mwaje kubona baya bafotoye ku munsi w'ejo ari muri equipe nyine ya Jamusi. Ubwo Rayon Sport igomba gushaka undi mukinnyi kuko yari yamaze kuvugana na Malipangu ubwo ntibikunze. Malipangu ayo bamuhaga ari make umushahara w'igihumbi $1 ku kwezi agiye guhembwa 4 bashaka umuyumbi 20 bya recruitment mu gihe cy'imyaka 2 uteranyije amafaranga ya Rayon Sport n'amafaranga ya Jamus aya Jamus hafi akubyere nka Rayon Sport kabiri uteranyije ibyo rero yari kuzamura muri iyo myaka. Ni mukinnyi mwiza Jamus yari mutoza Kasa mutoza Jamus uzko buri Kasa amaze kwegukana ibikombe 3 kuvagira muri Jamus nta n'imyaka 2 yaramarayo cyane amaze kwegukana ngo bazanakina Confederation amaze kwegukana igikombe cy'igihugu yegukana igikombe cya Super Coupe y'Ijuba burya Super Coupe y'Ijuba na Super Cup noneho ya South Sudan muri rusange. Urumva ko tuno dukombe tuba ducacara kuri Kasa aratwegukana cyane igikombe bagiye kurwana na cyo returu ni championa ubwo niho Malipangu azabafasha aho Rayon Sport ntago bikunze ariko na Kensi nawe ubwo nagasogi birayireba nawe ntabwo abonye amafaranga. Kensi wambwiye yuko uyu musore yamubabaje cyane ngo yamukuye mu cyaro cy'iwabo ari wa musore utazi n'uburyo icyo bita table manners yarazi ko bafatira icyuma iburyo ifurusheti iri ibumoso ntiyarazi no gukoresha zano toilette za kizungu zingizi kabisa amakuru yashyiraga hejuru hariya nerazi ko babanza kurya potage imbere y'ibindi byose. Kensi yaramusirimuye mu bintu byose ariko umwana agiye nyine nta kintu amukuyeho so n'umupira nyine ariko papa Malipangu byaramubabaje ni umuntu akundaga Kensi yajyaga amwereza impano za biriya bintu bibajwe so ni umuntu rero wabwiraga Malipangu ati uriya mugabo yaratubaniye gira ikantu musigira kuri Kensi azikorera abakinyi pe Kensi azikorera abakinyi azashaka undi nibyo umuntu witwa Basane kwihuta bareyo mwitereke murahari nshuti zanjye mfura z'i Rwanda kwizigira Basane ego bivuga ko yagiye mu biruhuko ariko ngo yagiye afitanye ibibazo na Rayon Sport. Ngiye gutangira mbabwira uko Basane yaje mu Rwanda kwanza ariko rihuta vuba cyane afite iminota mike. Umuntu yitwa Aziz Basane Kuranya umunyamakuru mugenzi wacu yaraseze yagiye gutora hanze y'u Rwanda muri Australia antabiganiro mu gihe yari arimo kwitoza ibijyanye no kugura no kugurisha abakinnyi yagiye mu gihugu cya Cameroon. Murabyibuka izo ngendo yagiye akoranyisha pe niwe wabonye uyu musore mu ikipe yitwa Koto Sport de Galois mu ma playoffs yo muri Cameroon amubona yaje masimbuye abona ubushobozi bwe abona n'umukinnyi ufite pesi kandi ufite imbaraga aravati umukinnyi yafitinga neza muri champion y'u Rwanda. Yaraje ajya kureba Patrick Namenye ndetse na Daf Adrien niwe wari Daf wa Rayon Sport baraganira ababwira abakinnyi benshi yabonye ariko bamubwira ngo tubwire umwe ubona Rayon Sport ikeneye kurusha abandi ababwira Aziz Basane ariko muri icyo gihe Anta byavuga ko yagiye muri APR ngo yamaze kujya mu bapampe yo muri APR byatumye Rayon Sport ntiyari imufitiye icyizere nk'icyo yari imufitiye mbere Jean Fidèle cyangwa president. Ibyo byatumye Namenye Patrick atabiha agaciro cyane aramugora aramubwira ngo mutegere tike y'indege nibona umukinnyi ukomeye aza akora test nabo umukinnyi mwiza turamusinyisha. Anta abonye bari kugenda mu biguru ntege yaciye ku wundi muntu uba muri Cameroon aramubwira ati wowe umfasha nyishengera uba propose umukinnyi ndabizi ntibakibuka n'izina rye niko kwa propose Aziz Basane Kuranya mu kuma propose nawe baramubwiye ati mwohereze aze natsinda test turamusinyisha kuko yarashoje amasezerano muri Koto Sport ntabwo yari agifite amasezerano. Icyo yakoze rero umuvandimwe witwa Benjamin muri Cameroon yamwishyuriye tike y'indege umukinnyi araza ariko urumva ko Anta yari abirimo afatanyije na Benjamin. Nabihamye ko Anta yanyeretse Aziz Basane ambwira ati dere umukinnyi ngiye kuzana mu Rwanda gusa nabwo yambwiye ikipe agiye kuzana none yabimbwiye ari na Cameroon bo aratangiye kuzana ngo yanamuhaye buri APR bwa mbere ariko APR baravuga ngo ni mugufi cyane kandi bashaka abakinnyi bakira ku mane wenda niyo bari mugufi ariko afite gabari kabisa nk'aho abaci dibe APR amwanga Anta mucisha kundi muntu amuhareyo ibyo byo kabisa aho rero Benjamin amaze kumugeza hano ntibibutse ko ari nawe Anta yababwiye bamukojeje mu nzove kabiri aca ibintu bahita bavuga bamwereke vatuye n'umukinnyi niko kuvuga ati tumusinyishe rero bamwemereye kumusinyisha imyaka 2 ariko nk'umuntu utari ufite amasezerano urumva bahise bamuhenda bamuhereza bayemeranya $10,000 by'amadolari
bya recruitment n'igihumbi cy'umushahara ku kwezi cy'amadolari. Uyu mukinnyi araje arigaragaje muri ino mikino ishize, hanyuma umuntu yitwa Niyonkuru Vladimir wabaye umuzamu w'u Burundi anafatana hano mu Rwanda, niwe uri muri Namungo wamenye ko hari umukinnyi mu Rwanda yitwa Basane waciye ibintu, abwira abantu muri Namungo bashaka gutwara Azizi Basane kuranya. Vladimir niye toje abazamu bareyo, yatoje n'abazamu bareyo. Icyo rero bakoze Namungo bo babwiye uyu musore bati wowe umva icyo uri bukore, wowe rangizanya na Reyo, wowe uze turangizanya ariko warangizanyije n'ikipe yawe. We rero yabwiye Rayon Sport ati Reyo ni munyemerere n'ubundi ntabwo mbakina igihe kinini, mbahe miliyoni 20 z'amanyarwanda, ko niyo mwaranguza 10,000 ni miliyoni 14. hanyuma nimba miliyoni 20 mwamwungutse 6, hanyuma mundeke nje mu yindi kipe. Bo baramubwiye bati no, wowe dufasha utwumve nawe nk'umuntu, zana iyo kipe tuganire, kuko contract twasinyanye ivuga ko nugurwa 60% azaba ya Reyo, 40% aba yawe. Icyo nicyo bumvikanye. Rero uyu musore we yumvaga icyiza Rayon Sport yamureka akaya miliyoni 20 hanyuma wakigendera akajya kurangizanya na Namungo. Rayon Sport aba tuzaca n'ahandi. Impamvu rero yabyangaga nihe, yaravuga ati ushobora no kugurwa n'ibihumbi 80, reka tunegosiye n'ikipe. Wamenya se wagurwa ngahe? Ariko Rayon Sport nawe ntago yamuhaye amafaranga yose ya recruiter. Nibyo ndi bugarukeho. Icya kabiri rero yaravuga iti ikindi usibye no kuba tutaza yo wagurwa, kuko aravuga ngo ni ibihumbi 40 ntago turi sure. No, reka twe tudiringe. Icya kabiri rero yavugaga, yarabaye ati ntidushaka kurekura umukinnyi mu kwa mbere. Burya ngo mu bintu bashinja Jean Fidel nuko yarekwe Ojana rwatubyaye mu kwa mbere, bati turi kuri kurusa y'igikombe, tukurekwe ese tukaburundu gusimbura mwiza, twazabwira icyo abareyo. Icyo rero ntigishaka. Iravuga ati natwe icyatuma tukurekura nuko twakubonaho amafaranga menshi cyane ku buryo umuntu atayibuza. Handi uvuga ngo umuntu twaguze wenda 10,000 tubonyemo 50,000, ntari nagende tuzamusimbuza undi. Icyo nicyo cya kabiri. Ibyo rero bakibikoza Basane yahise yirakaza ati mwe muranavuga ibyo muzi ko mutaramana recruitment yanjye. Cyakiri twavugaga recruitment buriya FIFA ntago warega umuntu ngo ntaramana recruitment. Reyo mu 10,000 yari yaramuhaye 2, imusigaramo 8. Kwara amafaranga na make, imusigayemo 8. Basane nawe arayikunza. Ariko ejo bundi Rayon Sport ibona amafaranga kuri APR iyi match rwose biteguye ko babishyura nkayirenga kanga bamaye 12 bye, nuko Basane yagiye yarakaye. Ariko Rayon Sport ongera ashaka kumushyira 8,000 kuri Basane kubera ko nawe mari bafite. Niwe wari warakaye rero irashaka kumwishyura ariko yari yarakaye ngo ntabishaka. Barayashyiraho. Icyo rero yakoze nyuma yo kugira iyo dilema no kubabara, avuga ati naye muri Namungo, naye gukora amafaranga menshi, champion Tanzania iri hejuru, champion Tanzania igeze ku rwego gurisha abakinnyi mu cyiciro cya 3 mu Bwongereza. Hari umusore witwa Tanimu umunyanigeria, umudefenseri wavuye mu ikipe ya Singida agurwa mu ikipe yitwa Clover Town yo mu Bwongereza muri League 1. Yarari kuri bench wakina n'Amavubi ejo bundi afite imyaka 22 mu cyiciro cya 3. Ubu yagiye mu cyiciro cya 3 mu Bwongereza. Abakinnyi bo muri West Africa barabizi n'amaziziki no bakina. Yarabati champion yarete muri kakurusho mu Rwanda. None banamwemera gasalere ya 2 ku kwezi, kandi Rayon Sport ari 1,000. N'ivunjisha rya Tanzania nini ishiringi 2 ni menshi. None uzi ikintu gitesha umutwe Basane buriya afite n'ikibazo. Hari umutipe wo mu Bwongereza ni nayo ibintu bye bigorane, harimo third party mu bintu bye. Uwo mutipe abana benshi muri West Africa bagira icyo kibazo. Umuntu aragufata uri nk'umwana ufite nk'imyaka 18 akabonuza umupira akagusinyisha contract y'imyaka 10, avuga ngo ahantu hose uzagurwa icyo bita future transfer yawe nzajya mfataho 15%. Iyo myaka 10 agusinyishije agura nk'iwanyu nk'inzu. Dufata urugero, ufate nk'umwana y'Urubavu muto ufite imyaka 18 umuntu ufite talent nko muri Etincelle, ukagura iwabo nk'inzu ya miliyoni 10 Rubavu, ntibabumva ari ibya hatari ya danje, ugahita umusinyisha imyaka 10. Yaza muri APR bamugura miliyoni 30 ugafataho 15. Yavamo nyuma y'imyaka 2 bamusinyisha kuri miliyoni 50 wenda agiye hanze y'u Rwanda ugafataho 15. Yavana muri Tanzania ajya hanze y'u Rwanda
bamugura 300 by'amadolari ugafataho 15 nuko anticipa ukavuga ati uyu muntu ashobora kuza mu mukinnyi wa danje ukavuga ati ikitwa future sales zose zawe nzafataho 15%. Basana afite umutipe wo mu Bwongereza ufata 15% ku mafaranga yose Basana aguzwe. None Basana avuga ati mu 10 naguzwe hari 15 y'iyo mutaramo ni imwe n'igice. Noneho hari na Benjamin na Anta nabo bagomba kuryaho sigaranya ngahe ntayo ni mundeke muri ndi transfer mbona ndi mafaranga basi nterateranya utwo twareyo n'utwo twana mungo ngira icyo mbona Basane bamaze kubimwangira rero yahise babwira ngo ngiye ngo Christmas zose musanzwe nzirira mu rugo abayoza bamwe ati dufite match ku itariki enye z'ukwa mbere na police ntago wagenda mu minsi ya Noheli ejo bundi Robert Nyaza kuri 28 dusubukura imyitozo kandi nta nubwo tike yawe bikwemerera tike yawe ivuga yuko ugomba kuva mu Rwanda tugomba kugutegera uje tukazana gutegera ugiye champion irangiye ntago twagutegera muri mid season at least yo bivuga phase yarangiye none ndacyarimo babyanze yahamagaye Robertinho areba kure aravuga ati uyu mwana afite ibintu byinshi biri kumurwaniramo arababaye yamwihereye urushya atabibwiye ubuyobozi aramwe ati genda n'umundi nta musaruro wama utatuje genda ugisha inama uganire n'ababyeyi utuze uzagaruke n'undi nuko yarabizi ko ntago yagenda Rayon Sport itamuririze